Amakuru yacu y'imikino rero turaza kuyahera hano mu Rwanda, turagenda tuyahera hano mu Rwanda turebera hamwe ibigenda bivugwa mu mupira w'amaguru hano mu Rwanda. Nkuko mubizi rero mu kiganiro cyacu tuba duherekejwe n'abafatanya bikorwa cyangwa se abaterankunga batandukanye ku isonga bayobowe na MTN bababwira ko babafitiye serivisi nyinshi cyane zitandukanye kandi ziteguye neza cyane. By'umwihariko muzi ko babafitiye simukadi nshyashya rwose imeze neza cyane itangirwa na 079 ubundi ibintu bikagenda neza. Icyo wamenya kuri iyo simukadi nuko iyo simukadi rwose ikora serivisi nk'izo nimero isanzwe twari tuzi ya MTN ya 078 ikora, haba mobile money irayikora neza cyane, haba guhamagara ndetse no kwakira message zitandukanye. Iyi simukadi rwose nayo ibirimo neza cyane. Ubwo rero nizere ko abafata buguzi ba societe ya MTN nizera ko mugenda muyigana rwose mukigurira ino simukadi nshyashya kuko yujuje byose kandi ikora byose. Mwabyumvise rero ko tumaze gutumikira aba badutumye abafatanya bikorwa batandukanye ku isonga bayobowe na MTN, tumaze kumenyekanisha ibikorwa byabo nkuko baba badutumye. Turagarutse rero mu kiganiro cyacu ku buryo burambuye. Tugiye guhera mu Rwanda muri Shampiyona y'Icyiciro cya mbere mu Rwanda. Izi match zirindwi ziri imbere ziri très difficile. Ati tuzakocorana kandi koko hazabamo gukocorana kuko tugiye kubona league ikomeye, urumva tugiye kubona league ikomeye, harimo Gasogi, dufite Kiyovu Sport, tukagira Musanze, tukagira Gorira. Gorira rwose hanya Gorira na Muhanga tuyibare kuko barasinakeza ko Muhanga izatsinda ikipe. Sunrise yego Sunrise, Mukura Victor Sport, Waziri, indi ni yihe? Etenseri urayishyira he? Etenseri match nazo zirakomeye. Zino match nazo zo muri kano kiciro kandi k'amakipe 8 ahatanira umwanya wa 9 kuzamuka nako karakomeye cyane kuko izi match ikiza gihari nuko zose zizahura zikihurira, ibwo izagitsindwa nyine wa mutozo utazi gutegura ibyo gukubita imikino ari ukubara amanota, ubwo ibyo biramureba. Hano si umuntu uzaje kubara amanota wibwira ko azahava. Ni hatari, ntago byoroshye, ntabwo ashobora kuhava. Noneho na bya bindi twa tumenyereye, urabona nk'ikipe niyo byajyaga ku munsi wa 25 hari yabaga yizeye ko itazamanuka. Yaza nk'ubu n'urugero ngewe ndi president w'ikipe, nkaza nkita nganiriza na Stars nawe afite ikipe yiwe ari president yiyoboye, tukaganira neza twicaye ahantu. Byarangiraga nyine ibintu tubikemuye yaramiyable kwa kuntu nyine ukaza nyine ukavona nta nyamanota. Ariko ubu ibyo biganiro nta kipe nimwe yiteze ikiganiro icyo ari cyo cyose kuko nta yishimiye kuba yaza gukina mu kiganiro kiraza kuva he. Ahubwo hangaha nibwo tugiye kuba twabona noneho twatuntu, urumva? Ariko noneho twaboneka tutaboneka. Ikintu ndi kwizera cyo noneho ikintu naye ndi kwibona n'amaso yanjye guharira naho nakuri. Oya ntako habe nose niye kipe ishaka gusanga Gicumbi. Nibyo bintu nakishimira muri foruma yiturunwa iri gukinwa. Ariko ubundi bagiye bashyiraho shampiyona gutya ko mana iryo n'ubundi yaba ari amakipe agiye guhatanira igikombe nagwarira nakurimo ko ikipe izarindi n'ubundi nta kizabiyimariye. Noneho ya makipe agiye kumanuka njyewe ari naho nzaba manza amaso kuko bure gikombe njyewe narwo nyanza amaso. Ubu njye nihangiye amaso muri ya makipe. Wowe oya iri amikino n'ubundi ari amakipe 8 niyo izaba uri umuriro. Bizaba ari umuriro bikomeye. Ari cyo ndi kwisabira Ferwafa izatubabarire tuzavusubika icyiciro cya kabiri. Oya we turashaka derby kuko ikintu nge ndi kubona hari amakipe ashobora kumanuka. Oya n'urugero nk'ubu ndazi nge mbivugiya hari amakipe ashobora kumanuka agatuma icyiciro cya kabiri gisubikwa. Oya n'urugero Anasta reka nkwereke cyasubikose gute. Reka nkwereke nk'ubu ushobora kubona Mukurira amanutse na Kiyovu, noneho byamara kumanuka bagahita bagenda bagakora inama bakavuga ngo n'ubundi mu cyiciro cya kabiri ntago baritegura neza cyangwa hari ibintu bitaranoga. Icyiciro cya kabiri ariko ibyo byagakwiye kugendana na manda zashize.
nyine ibyo nibyo dushaka kureba nimba koko umupira wacu ikipe niba imanutse ntabwo ubizi ko Kiyovu Sport igeze kumanuka mu cyiciro cya kabiri byagenze gute ntabwo byibuka ko turabyibuka n'undi Rayon Sport niyo yari yikoreye feri irayimanura ntabwo byuka ko babifafanye bati habeho match de barrage tutazi uburyo zije noneho n'ubundi biba binumvikana ku ruhande rumwe uti gute nubwo wenda hari bamwe babitsikamirirwemo hari umunyamuryango watakaza ukabona uhombye byinshi nuko twica tuvuga ngo UEFA igiye guhura n'ibihombo bikomeye kubera ko nta Arsenal mu marushanwa y'Uburayi cyane ibyo biravugwa ariko kuri ubu umupira ugezweho ikipe nese tuvuga Manchester ariko se mu Rwanda tubura iki kugira ngo tujye tuba professional tumere nk'Iburayi bana se UEFA bari bananiye gukorera affaire ikipe ya Arsenal igasezera Villarreal nyine nayo nibyo mu Rwanda ni iki kiburaze kubera ko harimo turacyari amateri nyine kubera ko harimo kakanu kanda kuzi no kuba hari icyo ushaka kuba ufite ushyiramo icyo nicyo kintu gituma umupira wacu mu Rwanda ugira gute uzamba kandi ko demo Erika bivuze ushaka gutungura ujana akavuga ati niba cyo vimanutse mukuri kabigiye buracyangwa ndakavuga ati Sunrise imanutse ko nayo imaze kubaka izindi myaka 6 oya noneho nasta hari ukuntu bicara bakivugishwa ngo reba ngo iriya stade ngo irihuye ngo iri gupfa ubusa ngo ubwo se ikipe yamukora ngo igiye ngo ihakire ngo byagenda gute ikayikina mu cyiciro cya kabiri urumva bakagenda bagateraterana kuri utwo tunama bavuga ngo iriya kipe ntayo igomba kujya none se izi stade tubari stade y'akarere ka Ngoma umukuru w'igihugu yayishyize hano twashakaga entertainment ntabwo imyidagaduro izakorwa n'ikipe mu cyiciro cya mbere gusa nunafata n'abasaza bakaza gukinamo cyangwa ukavuga uti ni ama-interiskolere stade ntabwo iri gukora akazi wayiteguriyemo ibirori se byinjiza amafaranga ukareba ko amafaranga atari buze kuboneka none se ubu ihuye hinjira amafaranga angana noneho unakomoje no kuri iyo stade ejo ngira ngo warebye ko hari urugendo nagiranye na mugenzi wanjye tugera hariya ku karere hariya ku karere twagiranye na meya rwose ikiganiro nk'iki minota irenga hafi y'itanu nambaje se yabitangaje aravuga ati abaturage bo mu karere ka Ngoma ati barahishiwe gusa ariko dutegereje no kumenya iyi stade izatahwa ryari stade yambwiye ngo ubu yaruzuye furu mukoko kujya kijana kwijana ikintu cyose gisabwa muri stade kirimo stade yaruzuye igisigaye Netwari Dorest kwigaragaza Etwari nayo turayikeneye mu cyambere ariko n'ubuyobozi bw'akarere ka Ngoma ni ubanze bwigaragaza mbere yuko Etwari Dorest iza kwigaragaza baroncinge stade nyine urumva we yambwiye gutyo mba numva ko imyiteguro ubu noneho bashobora kuba bagize ku rwego rwo hejuru ibyo turabizi ko akarere gashobora n'ubundi ka Ngoma ati imyiteguro ariko birangira ntacyo tubonye si football gusa kuko urumva ikiganiro wenda tuzagira umwanya wo kumuganiza ku buryo bwihariye ariko nyine ni kubakira mu marenga kuko urumva twari turi kuganira off mic reka tucece kutubwire ibyo tuzagira tubigarukaho mu biganiro byacu biri imbere umva muracyayishyura ariko byibura mu cy'ingenzi yakubwiye yambwiye ko stade iri furu mukoko yuzuye ubu ngubu igisigaye ari Etwari Dorest n'abandi bakina imikino y'amaboko urumva amakipe y'imikino y'amaboko kuko hariya ntabwo ari football none se baragira ngo Etwari Dorest ikora iki wowe ni ukuvuga akanasitazi gushaka kumenesha nuza arashaka kumeresha amabanga kandi hari ibindi byinshi tugitegura neza kugira ngo tuzazanire abakunzi b'umupira w'amaguru hano iburasirazuba mbere yuko Etwari Dorest igira ikikora na mbere yuko ubuyobozi bw'akarere ka Ngoma burongojwe na Nambaje Aphrodis Memunda na Nyiridandi Mapambano vice mayor w'ubukungu umwe mu bantu bakunda siporo cyane buriya match nyinshi za Etwari Dorest arazireba aba ari ku kibuga mbere yo kugira ngo babanze bashishikarize Etwari Dorest ngo nikora ibi si ikipe y'abanyengoma ngaho nk'ubuyobozi bw'akarere nabwo ni bukore sensibilisation wanze bwumvisha abantu abafana ba Etwari ko bagomba kujya baza kuri stade Etwari yakinnye kuko Erika nta kubeshya umuntu arakubwira ngo nge sinabona inoti ya 500 yo kuza kureba Etwari akeneye ngo bya bindi by'ubuntu
hara ntago ari kwa padiri Monsherami. Iyi ni stade ya guverinoma ikeneye kwinjiza. Kiriya gikorwa remezo cyo kiri kundi rwego uko ikintu cyashowe amafaranga menshi. Hafi ira stade yatwafi muri miliyoni 500. Hariya 500 ntizirenga saburiya. Bishobora kuba bigera no muri miliyoni. Zirarenga. Ikintu twakwisabira abaturage by'umwihariko abafana ndetse n'abakunzi ba siporo. Nabo nibabigira ibyabo. Ntago igikorwa remezo nka kiriya kije ngo bibe nka bya bindi kwa kundi ujya kureba imipira amwe babashyizeho utuntu tw'utudodo ngo ntimuturenge. Hariya ni muri stade ugomba kwinjira ugaca kuri gate ukicara neza, ariko ntago winjirira ubuntu, ugomba kwishyura amafaranga 500 cyangwa igihumbi. Abanyengoma babyumva ni bakeya n'impamo y'Imana umuntu. Okay, ngewe ndabizi najyaga hari umuntu akaza umuntu w'umugabo ufite imbaraga nge Anastazi wanyinje eske ko nshobora kwinjiza umwana w'imyaka 5 10 ubu nzafata akaboko Sharire cyangwa mfata akaboko Eric ngo twaya ni igisebo ku muntu w'umugabo. Ese nzagenda mvuga uyu muntu turakorana nta cyangombwa mfite nta nicyo afite no kigaragaza ko dukorana. Nzavuga ngo hari n'uzavuga ngo reka nkutwaze record ngo reka nkutwaze iyo faveri wenda ukayimuha akayigutwaza. Ikigaragara nuko baba bakeneye ibyishimo, ariko mu by'ukuri ibyishimo burya nabyo birahenda. Nibibanze bive muri bo. Ibyishimo ugomba kubitegura, ntabwo ari bya byo kuvuga ngo ngiye hariya ngo kuri stade ngo ndinjira ngo ndebere ubusa kandi none waje uvuyeyo ugaca ahantu muri twa tubari tutanemewe ugasanga uri muranywera. Ugereba ba Bugesera cyangwa Nyagatare. Nyagatare na stade Amabati ukuyibona kuriya. Kare dufata urugero rwa Rwamagana City hano. Rwamagana City buriyo babishatse bafata iki kibuga cya polisi bakagikorotira bashyiraho ibibati, bashyiraho shitingi cyangwa ibibambano, urumva? Ariko umufana arishura haburi cy'umufana wa Etoile de l'Est hano Ngoma nima mu Imana Eric ngiye ntakubeshye Etoile de l'Est muri match yakirano match ya APR, match ya Rayon Sport, match yakiremo na equipe ya Police FC. Bashaka kuzirebera ubundi. Harimo na match bakinyemo na equipe ya Rwamagana City ari Shampiyona bakanganya ibitego 2-2. Imagine ko ushobora gusanga 30% by'abaje kuri stade umuntu ngo nta 500 ngo bose bashaka kwinjirira ubuntu. Oya ibyo ntago bikwiye bwo abaturage nabo babyumve kandi babishyire mu mitwe yabo. Wenda tuzafata umwanya uhayije kuri Etoile de l'Est niba ari ikipe imaze imyaka 22 mu cyiciro cya kabiri, seruka mu cyiciro cya mbere sezo y'Icyenda 7-8 si hafi ngaho hari ni muri iyo myaka ya kera. Ubwo se ngaho ufata imyaka 22 3 ikipe iri mu cyiciro cya kabiri, ariko ukavuga uri Jarama uri henga ikipe ngo urayikunda ukanirwa gutanga inote ya 500 za Rutsiro zikazamuka sezimwe kazamuka. Iyi gorira nivutse jo ubundi kadiya mu cyiciro cya mbere. Fata urugero iyi Gasogi ya Kenisi yari imaze imyaka 3 iteguwe itizamuka mu cyiciro cya mbere. Anastazi na Charles mureke iyo tuzagire indisije benda tuyishakira iminsi iri imbere tuzabiganira ku buryo burambuye, ariko birumvikana tuzabihuza n'icyiciro cya kabiri ubwo amakipe azabatangiye imyiteguro. Twe turacyari kuri shampiyona cyiciro cya mbere hano mu Rwanda.